ngiye kuvuga kuri Supermanager. Ni umuhanzi n'umwanditsi w'indirimbo, n'umuririmbyi, n'umucuruzi, n'umushoramari. Uyu mugabo yavukiye mu ishyamba. Ababyeyi be bari aborozi b'inka. Bombi ntawe wari warabashije kwiga. Murabizi by'amateka y'u Rwanda, ababyeyi be bari barahungiye Tanzania. Akaba yaravukiye rero i Karagwe Cyamesha hariya muri Tanzania. Mu nkuru yabwiwe na se, dore ko nyina yitabye Imana Supermanager akiri muto cyane, se yamubwiye ko yavutse inka zabo zimuka. Mama we amubyarira mu ishyamba munsi y'igiti cy'umunyinya. Ni nayo mpamvu Supermanager atazi imyaka ye. Ku ndangamuntu handitseho ko yavutse ku itariki ya mbere Ukuboza mu mwaka w'1984. Gusa iyi ni imibare y'imihimbano kuko mu by'ukuri atazi itariki y'amavuko ye. Mu mwaka w'1990 nibwo ababyeyi be bahungutse baza mu Rwanda, babanje kuba i Kibungo, nyuma baza kwimukira mu Mutara, na magingo aya niho bagituye. Amashuri abanza yize i Rukira muri Kibungo, ayisumbuye yiga Aspec i Kibungo. Yaje gusubira muri Tanzania agiye kwiga muri kaminuza muri University of Dar es Salaam. Muri kaminuza yize ubwarimu, akaba yaranigishije muri Tanzania, yigeze no kuba directeur w'ikigo kimwe cyo muri Tanzania. Ku bijyanye n'impano yo kuririmba avuga ko yabitangiye akiri muto, ariko akanabifatanya no gukina umupira w'amaguru. Yari umuhanga cyane mu mikino y'ibigo by'amashuri. Ageze muri kaminuza impano yaramukurikiranye, ashinga itsinda rya muzika ryitwaga Flash Makers, ryari ririmo n'umwe mu bahanzi bakomeye ubu ngubu muri Tanzania witwa Darasa. Icyo gihe ibyo gukina umupira yahise bihagarika, yabonaga muri kaminuza hari abamurenze mu bushobozi bwo gukina, ahubwo iby'umupira byagarutse nyuma yo gusoza kaminuza. Noneho yinjira mu bucuruzi bwo kugurisha abakinnyi, aza no kugira amahirwe yo kujya kubyigira mu Budage. Akaba yaragize uruhare mu kugurisha abakinnyi barimo Kagere Meddy, barimo Jacques Tuyisenge, barimo Bashumba Buba, ndetse by'akarusho yanagurishije Farouk Mia mu ikipe ya Anderlecht yo mu Bubiligi. Aba umukinnyi wa mbere w'umugande ugiye gukina ku mugabane w'i Burayi abikesheje Supermanager. Yabikoreyemo amafaranga menshi cyane ku buryo yivugira ko amafaranga yamunyuze mu ntoki arenga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Yavuye kure habi agera kure heza abikesheje gukora cyane no kubyaza umusaruro amahirwe yose yagiye abona. Ikiganiro kirambuye twagiranye mwagisanga kuri YouTube channel _TV. Kugeza ubu ni umunyamuziki wabigize umwuga ndetse akaba anakora ubucuruzi mu mupira w'amaguru. Mu muziki yitwa 210, izina yiyise kubera amagambo atatu agenderaho: tuza, tekereza, niwihebe. Azwi mu ndirimbo zitandukanye zirimo Sheila, zirimo Najyaga Nkumva, Back to Me n'izindi nyinshi. Amwe mu magambo rero yavugiye mu kiganiro twagiranye yahinduye benshi bagikurikiranye. Nawe wumva inzu y'ibitabo yahindura ubuzima bwawe. Supermanager yaravuze ngo ntabwo umuntu azibukwa kuri iyi si kubera amazu cyangwa kubera amafaranga yari afite kuri banki, ahubwo azibukwa kubera ibikorwa byiza yakoreye bagenzi be. Yaravuze ngo ababyeyi barakubyara bakanakorera uko bashoboye, ariko umuntu niwe wigira uwo azaba we. Ni ngombwa guharanira icyo wifuza kuba cyo. Nawe ugufitiye ideni ryo kugutunga, wa mugani wa His Excellence. Yaravuze ngo kwiga ni byiza, ariko sikabize bose bajijutse. Ushobora kwiga ariko ntujijuke. Kujijuka no gushobora gutandukanya ikibi n'icyiza. Ikibi kidafite akamaro ukakireka ugakora icyiza. Siko abize bose bajijutse, sinako abatarize bose batajijutse. Supermanager yaravuze ngo umuntu wese agirwa inama nyinshi, ariko inama ya nyuma arayigira. Aravuga ngo iyo udafite ubushobozi bwo kwigira ya nama ya nyuma uba warangiye. Yaranavuze ngo bakugira inama zo gushaka umugore ujye uzumva, ariko uzirukane ko ibibazo nibitera mu rugo rwanyu
babandi bakugiriye inama nta n'umwe uzaba uhari, muzabyimenyera. Yaravuze ngo ishuri ni imwe mu nkingi zorohereza umuntu kugira ngo abe kuri iyi si neza. Ntabwo ishuri ribora, iyimijwe n'ikaramu ntiramburura. Yaravuze ngo ntukifuze ko inshuti yawe ibaho nabi, ntukifuze ko uwawe abaho nabi. Iyo uwawe ateye imbere akugobokaho rukomeye. Aranavuga ngo Imana nijya itanga umugisha ku munyeshyari. Nta munyeshyari utera imbere, nta munyeshyari uhabwa umugisha n'Uwiteka. Yaravuze ngo ibintu byose uzajya ukora jya wibuka gushyira Imana imbere. Jya ukora byose ariko wibuke ko Imana iruta byose. Umusitari urenze byose ni Imana. Aranavuga ngo umwete nuruta umugisha. Umwana ashobora kuba ari umuhanga mu ishuri ariko ubuzima bukamunanira, ahubwo ugasanga wa wundi utararikandagiyemo niwe mukire, niwe ukoresha abantu baminuje. Yavuze ijambo rikomeye nifuza ko mwasigarana mwese. Yaravuze ngo sika abasinzira bose bakanguka. Ku munsi w'ejo hashize nababwiye ko habarurwa abantu 150 batajya bakanguka buri munsi. Kuba uri mu bakangutse kuri uwo munsi ujye umenya ko ari ubuntu bw'Imana. Igihe cyose ukangutse ujye umenya ko ukanguwe n'Imana. Kuri supermanager nuko abyizera. Kuri we kandi gusinzira ngo ni ugupfa. Usinziriye nawe ni intumbi. Niba ushobora kuryama ukabyuka nawe ukubyukije, izo ni imbaraga z'Imana. Kandi burya ntushobora kumenya isaha n'umunota wasinziriyeho. Waguha ikizamini ahubwira ati uze kumbwira isaha n'umunota wasinziriyeho, nta kintu wamusubiza. Supermanager yaravuze ngo nta ntumbi isinziriye itarava mu mwuka wa wundi twita Uwiteka, igigibwamo n'isazi, inshishi, inyenzi n'utundi dusimba. Ariko iyo uwo mwuka ukuvuyemo bakavuga ko umuntu yapfuye, bya bindi byose, inyenzi, inshishi, biraza bikanyura hari umwenge hose bikakwinjiramo. Igihe cyose umwuka ukikunyura mu mazuru uba ukiri mu burinzi bw'Imana. Supermanager yaravuze ngo Imana ntabwo isumbanya abantu. Nta muntu n'umwe Imana isumbanya n'undi. Nta muntu n'umwe mu buzima Imana itagiha amahirwe. Ahubwo hari igihe ishobora kuguha amahirwe n'uyamenye ukayakinisha. Kandi ababa bari ku murongo basaba Imana ni benshi. Iyo ugezweho ugakina n'amahirwe, Imana ikwigiza hirya igaha abandi bayakeneye. Yaravuze ngo gukunda si bibi ariko gukunda n'ubwenge nibyo byiza kurushaho. Aranavuga ngo kugaragara neza ni byiza kuko bishobora gutuma wemerwa na benshi ndetse n'abanyabwenge bakakwemera. First impression, last impression. Uko umuntu akubonye bwa mbere niko agufata. Bihora gutyo. Gerageza ujye ugaragara neza rero aho ugiye hose. Nuzi uwo muzahura mu nzira n'icyo azagutekerezaho. Yaravuze ngo ni byiza gukurikira impano yawe yose utizigamye. Nibyo mbabwira ngo usiga weretse isi ibyawe byose, kubera ko ikuzimu ntacyo kwerekana gihari. Supermanager yaravuze ngo ni byiza cyane gutunganya akazi kuko amafaranga aziye akazi katunganye. Ntukifuze kubona amafaranga utaratunganya akazi. Tunganya akazi, amafaranga azagukurikira. Yavuze ijambo rikomeye ngo nta gihe amafaranga yigeze abura, nta n'igihe amafaranga yigeze aboneka. Igihe cyose arabura akanaboneka biterwa n'uburyo wabiteguye. Iteka hari ababa barira, hari n'ababa bishimye. Byose biterwa n'uko ubwabo babiteguye. Uyu mugabo yaravuze ngo gupfana impano yawe ni icyaha. Ni byiza gukoresha impano yawe kuko iyo udakoresheje impano yawe bibabaza umuremyi wawe wayiguhaye. Yavuze ijambo rikomeye ngo ntushobora kunguka utahombye. Nta muntu ujya ku rugamba avuga ko azatsindwa, ariko iyo bibaye urabyakira kandi ntibiguce intege. Yaravuze ngo witinya kugawa ngo urakora akazi gaciriritse
cyane cyane iyo akazi kawe kajyana n'intego. Igihe cyose akazi kawe kajyana n'intego, uko kaba kameze kose ntugatinye. Yaravuze ngo umuntu ashaka umuhemba ari uko yabuze uko yihemba. Ufite uko wihemba ntabwo wajya gushaka uguhemba. Burya mbere yo gushaka uguhemba, banza urebe neza niba nta buryo bwo kwihemba buhari. Yashimangiye rya jambo rigira riti, nukora nk'umucakara bizarangira ubayeho nk'umwami. Yaravuze ngo ntuzagire uburenganya cyangwa ngo uhohotere kubera ko ufite amafaranga. Ubutunzi bw'isi ni nk'umubiri, ntawamenya uko ejo bizaba bimeze. Yavuze ijambo rikomeye ngo kubaho neza no kubaho unyuzwe. Igihe cyose unyuzwe uba ubayeho neza. Gukira kwa mbere ni ukunyurwa. Aranavuga ngo iyo ukora ibyo ukunze ntabwo ubabara kandi ntabwo wicuza. Yaravuze ngo kwihangana ni rwo rufunguzo mu mubano w'abashakanye. Yewe no mu rukundo kwihangana ni inkingi ikomeye. Burya kwihangana birarura, biraryana, ariko imbuto zabyo zikaryohera. Yaravuze ngo usaba Imana ntarambirwa, kuko Imana isubiriza igihe ishakiye, kandi igihe cyayo ntawe ugihatiriza. Yavuze irindi jambo ngo ntushobora kumenya ingeso z'umuntu kereka umuhaye amafaranga. Iyo umuntu afite amafaranga nibwo umenya uko ateye. Niba yirata urabibona, niba ari umugome urabibona, niba asuzugura ukabibona, niba ari n'umuntu mwiza urabibona. Umutima w'umuntu ukennye uhisha byinshi, aribombarika kubera ko akennye, kugira ngo atagira umuntu ahutaza. Nigeze kubabwira ngo ntabwo amafaranga ari yahindura abantu. Ntabwo umuntu aba umugome kuko abonye amafaranga. Abasanzwe ari umugome, amafaranga akamufasha kuba umugome bya nyabyo. Ntabwo umuntu aba mwiza kuko abonye amafaranga. Abasanzwe ari mwiza, amafaranga akamufasha kuba mwiza kurushaho. Supermanager yaravuze ngo amafaranga si byose, ariko ashobora kuguha icyubahiro ku isi. Yaranavuze ngo hari ibintu bibiri Imana yazanye kugira ngo yereke abantu ko ku isi twese tungana. Ibyo bintu ni urupfu, icya kabiri ni urukundo. Waba ukize cyangwa ukennye, ibi bintu bikugeraho. Biza bidateguje kandi buri wese bimugeraho. Yaravuze ngo imibereho yawe yose ihinduka ishingiye ku buryo ukoreshamo igihe. Aranavuga ngo abakurwanya ni byiza kubagira rimwe na rimwe, kuko burya kugira ngo umenye ko ibikorwa byawe bikomeye ni ukugira abakurwanya. Nta kigoryi, nta musazi ugira abamurwanya. Kwihorera kwiza ku banzi bawe ni ugukora cyane. Babaza umwanzi wawe utamukozeho, kora cyane, tera imbere, kubera ko kwihorera kwiza no kubaho neza. Yavuze ijambo rikomeye ngo tuvuka tungana, ariko uko dusimbuka imitego tunyuramo mu buzima nibyo bigena niba tuzakena cyangwa tuzakira. Yaduhaye formule ivuga ngo imyitwarire, guteranyaho kwiyubaha, ukongeraho gukoresha neza amahirwe yose wahawe, bingana no kugera ku byo ushaka byose. Abantu barakuyoboka iyo iyo formule uyikurikije. Mu magambo yose Supermanager yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo turi ku isi ariko hari abayihozeho, hari n'abazayibaho tutakiriho. Ni byiza kuyibaho neza, tukabana neza, tukazavaho tutavugwa nabi. Aha turi hari abandi, tuzavaho hasigara abandi. Ni byiza kubana neza, tukazahava tuvugwa neza. Aya rero ni amagambo yavuzwe n'icyamamare Supermanager. Amazina ye nyakuri ni Gakumba Patrick. Iri jambo ryagucitse duhure kuri YouTube channel Dash TV. Genda ukore subscribe tujye tubana mu ijambo ryahindura ubuzima buri munsi.